bari abanini rero buriya simba mbasapotinga baba baramaze kuba yego baba baramaze gukura yego bivuze ngabo ngomba kureba cyane niba abandi bataragera kuri MIE bataragera kuri iyo isimbi arizo zizavamo izo simbi nyine n'iki byose yego so rero ngiye iyo mbonye abantu bagitangira nibo nizereramo kubera ko nibo bantu bafite vision yo kugera ku kintu runaka mu gihuriya mukuru hagari buri umuntu iyo avuze ku muhanzi yamagaye umuhanzi azayirukanka kubera ko afite platform birahita bibastinga kuko ni ibintu bose n'abantu bakomeye buriya icyarimwe gishya kije nyuma yuko ukiza uburwayi nibwo wahise wumva kuri icyarimwe gishya kubera ko mbere yaho igihe mwatangiye kumbonera cyangwa se abantu banzi yaba ari sogonderi igihe cyose nabaga mfite icyo kibazo ngo ndi hard working ngo consistency ariko hari ibintu nahagaritse mugisha n'arusimba nene nayihagaritse kuri icyo ngicyo ngiye nagiye kubikorerwa sajya imbaraga zashize complete mvuga nti kantegereze ngiye gutangira content ishobora kurebwa no muri Brazil karebwa muri China hariya China bijya muri Korea y'Epfo mudamu wawe ujya nta mana afite yo gukina ntago yayibura burya muri iyi minsi rega abantu bose babiri kubikora ntago ari kubera impano namara gushaka uko babaho reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wo gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV Show aho muri hatandukanye ni Nyagasani ubikora kugira ngo mwese mube abacu natwe tube abanyu tujye tubakora ibiganiro byiza uyu munsi nkuko mubizi mba ndi kumwe na Shema tuba turi abanyamakuru babiri ariko tugomba kubaza umuntu umwe n'undi Kibonke subwa mbere cyo kubazwa n'abanyamakuru babiri kuri YouTube channel. Abo ubwo murabikora gute? Urabibona. Munyohereza ibibazo byanyu ngende mbibasubiza. Twandike email. Cyangwa mujye mutumira impanga. Oya. Ese wa mugani. Abantu baza hano ari babiri mu. Ni umuntu akora agaceke. Yego Kibo umeze ute? Sawa. Numugisha kuba tukugeze kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV Show umeze ute? Famille mezite meze neza nabonye hari ukuntu ndi mugisha waje cyakora ariko buri muri kwakwanya vuba uhitinze birapfa yitinze birapfa uko watinze imyaka iri imbere ndi busy imyaka iri imbere busy yego Clapton rero numwe mu bamenyekanye cyangwa se mubazwe muri sinema nyarwanda ndetse reka mushimire ku ruhare rwe mu kugira ngo afashe aba content creators ndetse n'abakinnyi ba filime hari ahantu n'indi barakunshimira bavuga ngo Kibonke n'umwe mu bantu bafasha abantu muri industry impamvu mbivuze nuko encadrement yawe yaba mu muturanyi yaba no mu zindi activities ziri muri creative industry usanga abantu bavuga ati Kibonke ni fresh cyane kandi abigukunda reka nagushimire cyane buriya hari abantu bavuga ngo nje ntago najya kuri ya channel ntiratwika nabonye bikomezaho ubushize ati ntiratwika ntago najyaho wamugani nutajyaho izatwika iti ndabigushimira ni spirit nziza ndi mu kiganiro ndaje ngo hamagare nyamukije nuza yanyukije umuntu witwa Imana imuheru ukardashira yitwa Mukesha batwa ni Mukesha batware yego nawe yitabye telefone niwe ari we ntago nibuka umuntu yitabye telefone urumva nk'ubwo amamagaye kabiri kandi nibwo tugitangira ikiganiro kuza kwihangana igihe ubonekereye ashobora kugira ngo n'ikindi kibazo hanyuma yego murakoze cyane muri iyi minsi rero madamu yarambwiye ngo ko abantu bari kugushimira cyane ubwo ntugiye kuncika oya Imana ibikudutije kwanza ibiretse ikibazo cyane ariko buriya nanone gushima ni fresh buriya iyo ukora urashimwa kandi buriya bad sides ntago zagombye kuganza good sides buriya ntago turi beze 100% ariko none ntitwagombye kuba babi 100%. Twagombye kugira side nziza zishaka gutuma ahubwo wa muntu burajya mbwira abantu ngo iyo mfite platform ngerageza kugira ngo ya platform yanjye ahubwo ibere ikirara abandi cyangwa se ibere umugisha abandi. Yego navuga ko rero ngushimira kuba ufite uruhare runini mu kuba hari amasura menshi watweretse hari abantu benshi babutsinze mu muturanyi hari benshi ufasha mu buzima busanzwe ni byiza kuko bituma nanone hari amahirwe atangwa muri creative industry bigatuma uyu muziki cyangwa se imyidagaduro yacu ikura kuko niho baba stari gusa ntitube amaraso mashya nawe arabyumva so rero ndabigushimira nakubwira ko nageze ahantu baravuga ati Kibonke ni fresh kabisa warakoze nanjye reka ngushimire kubuje kuri Layer Entertainment ndetse no kuri Top TV Show
kubera ko hari abantu benshi bavuga ngo gusa najya batari batwika. ariko Clapton hari ukuntu akunda kwizerera mu bantu bakizamuka. Yego. You get ko nejo bundi Sabe yari kumushimira avuga ati niwe muntu wa mbere bakoranye ikiganiro kandi kikarebwa. So Clapton ni amahirwe akomeye nka mugisha en plus noneho utekereza ko nabandi bantu bashobora gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo ndahita mvuga ngo abastari benshi reka mvuga ngo barifunga. Shasha urumva bakiwe cyangwa wamugana nyine akakureka ko ari busy kurumva ko nta mwanya afite kugira ngo agira gute avugane nawe. Ubigenza ute kugira ngo uhuze ubuzima bwawe busanzwe ubamo bwa filime ndetse nawe bwite noneho no kuba ugomba kuba uri supportive mu buzima bwawe bwose? Biragoye mu busanzwe biragoye managinga kubera ko uko uzamuka cyangwa utera imbere niko umwanya ugabanuka. Yego. Iyo umwanya ugabanutse abantu mwasabanaga cyangwa se abantu mwakabaye musabana baragabanuka. Yego. Ariko akenshi ugasanga si n'ubushake, ahubwo uko ugenda ujya mu bintu niko ugenda uhura n'abo bantu muhuriye muri ibyo bintu cyane. Yego. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wa maintaining icyo kintu cyo kuvuga ngo uri gukora n'abantu bashyashya bagize gute kubera umwanya. Gusa icyo umugisha nge nagize ni uko ntabizi yuko ndi uwo musitari muvuga. Nge ntabwo mbizi cyakora. Ngewe ntabwo mbizi, abantu babizi buri uzababona nibo abantu babizi n'abantu bita nabo bajya bumva bita barutwitse. Bashaka ikintu gituma bavugwaho niyo cyaba kidashingara bagakereya saga. So ngewe ndi umu artist nzwi kubera ko nahanze. Yego. Ntandukanye n'umuntu uzwi kubera ko yavuze, ntandukanye n'umuntu uzwi kubera ko yavuzweho. Yego. So umu artist ntabwo agira character isanzwe n'undi muntu. Hari n'aba artist bameze nabo barutwitse ariko burya baba bizereye mu gutwika kuruta ibihangano byabo, kuruta guhanga. Nuvuga ngo barabo bari bo kubera gutwika ntabwo bari bo kubera ibihangano byabo. So ngiye mbirivingira mu bihangano byanjye ko nibyo byatumye menyekana. Yego. Navuga ko rero ngushimira kuba ufite uruhare runini mu kuba hari amasura menshi watweretse. Hari abantu benshi babutsinze mu muturanyi, hari benshi ufasha mu buzima busanzwe. Ni byiza kuko bituma nanone hari amahirwe atangwa muri creative industry, bigatuma uyu muziki cyangwa se imyidagaduro yacu ikura, kuko niba abastari gusa ntitube amaraso mashya nawe arabyumva. So rero ndabigushimira, nakubwira ko nageze ahantu baravuga ati Kibonke ni fresh kabisa, warakoze. Nanjye reka ngushimire kubuje kuri Rare Entertainment ndetse no kuri Top TV show, kubera ko hari abantu benshi bavuga ngo gusa najya batari batwika. ariko Clapton hari ukuntu akunda kwizerera mu bantu bakizamuka. You get ko nejo bundi Sabe yari kumushimira avuga ati niwe muntu wa mbere bakoranye ikiganiro kandi kikarebwa. So Clapton ni amahirwe akomeye nka mugisha en plus noneho utekereza ko nabandi bantu bashobora gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo ndahita mvuga ngo abastari benshi reka mvuga ngo barifunga. Shasha urumva bakiwe cyangwa wamugana nyine akakureka ko ari busy kurumva ko nta mwanya afite kugira ngo agira gute avugane nawe. Ubigenza ute kugira ngo uhuze ubuzima bwawe busanzwe ubamo bwa filime ndetse nawe bwite noneho no kuba ugomba kuba uri supportive mu buzima bwawe bwose? Biragoye mu busanzwe biragoye managinga kubera ko uko uzamuka cyangwa utera imbere niko umwanya ugabanuka. Yego. Iyo umwanya ugabanutse abantu mwasabanaga cyangwa se abantu mwakabaye musabana baragabanuka. Yego. Ariko akenshi ugasanga si n'ubushake, ahubwo uko ugenda ujya mu bintu niko ugenda uhura n'abo bantu muhuriye muri ibyo bintu cyane. Yego. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wa maintaining icyo kintu cyo kuvuga ngo uri gukora n'abantu bashyashya bagize gute kubera umwanya. Gusa icyo umugisha nge nagize ni uko ntabizi yuko
ndi uwo musitari muvuga njye ntago mbizi cyakora njyewe ntago mbizi abantu babizi buri uzababona nibo abantu babizi n'abantu bita nabo bajya bumva bita barutwitse bashaka ikintu gituma bavugwaho niyo cyaba kidashingara bagakreya saga so njyewe ndi umu artiste nzwi kubera ko nahanze yego ntandukanye n'umuntu uzwi kubera ko yavuze ntandukanye n'umuntu uzwi kubera ko yavuzweho yego so umu artiste ntabwo agira character isanzwe n'undi muntu hari n'aba artiste bameze nabo barutwitse ariko burya baba bizereye mu gutwika kuruta ibihangano byabo kuruta guhanga nuvuga ngo barabo bari bo kubera gutwika ntabwo bari bo kubera ibihangano byabo so ngiye mbirivingira mu bihangano byanjye ko byo byatumye menyekana yego kuba nabikora umwanya wabyo warangira nkafata n'umwanya wo kuba nahurana n'iryo tangazamakuru n'iki yego ni ibintu nanjye bingora kuko hari igihe ntashobora kuboneka ariko igihe mbonekeye ndanotinga down umuntu wansabye interview iyo ngiye bameze nkaho mfite nk'abana yego iyo urabizi yuko umubyeyi yagiye kugabura amaking ashonga abana bose babonye isosi yego iyo rero wansabye interview we wese ndavuga nti ninjya kwa Leandre nkajya kwa Irene wa muntu wundi azavuga ati impamvu ntagiyeyo nuko bariya ni abantu banini ngiye ntacyo mvuze yego bariya banini rero buriya simba mbasupportinga baba baramaze kuba yego baba baramaze gukura yego bivuze ngabo ngomba kureba cyane niba abandi bataragera kuri MIE bataragera kuri iyo isimbi arizo zizavamo izo simbi nyine n'iki byose yego so rero ngiye iyo mbonye abantu bagitangira nibo nizereramo kubera ko nibo bantu bafite vision yo kugera ku kintu runaka mu gihe uriya mukuru hagari buri umuntu iyo avuze ku muhanzi yamagaye umuhanzi aza yirukanka kubera ko afite platform birahita bibastinga kuko ni ibintu bose n'abantu bakomeye ariko undi mutoya kugira ngo nawe atere imbere biraturuka kuri wa muntu munini wenda abona ko ari munini kuri we kugira ngo ibyo bitere imbere kandi ikindi burya iyo uri umuntu mukuru utekereza urabanza ukiheraho iyo utekereza abantu ngiye nkunda gutekereza abantu yego nkahita ntekereza ibyo naciyemo n'ibyo ngezeho ubu ngubu nkahita mbona uyu muntu nawe azashaka azakenera kurera abana bo bazakenera kwiga azakenera gutunga umuryango azabigeraho gute adatangiye yego umuntu wese kugira ngo agere ikintu cyose wageraho gisaba gutangira cyangwa gikomeye cyangwa kidakomeye hatabayeho gutangira ntabwo wakigeraho akoranye n'abantu rero iyo utangiye icano ugatangira n'abantu nabo bagitangira ukomeza urebwa ugasharinga muri family bakakareba bikarangira ariko nk'ubu ngubu ushobora kuvuga nk'ikintu gifite power cyangwa se gifite icyo cyafasha societe bigatuma abantu bamenya na cano na kibaziyo ntarajya kure ufite n'impano yo kuririmba yego none izi ko utadukubita imizigo nka yago abona abanyarwanda badakunda cengira ntabwo bakunda uretse ko ngewe na mbere nabikoraga ariko nari narabihagaritseho kubera ko mu minsi yashize nari mfite ikibazo cyo mu buhumekero kandi buriya kuririmba bijyana n'igihaha yego so nagizemo ibibazo challenges mba mbiretseho kubera ko bitahuraga no ku buzima bwanjye bwari buhagaze ariko sofa ikanigo bumeze neza ubundi icyaremwe gishya agiye gukubita hanze imizi icyaremwe gishya nanabibonye afite n'agashanete keza kabisa icyaremwe gishya agishyira mu gatuza buriya icyaremwe gishya kije nyuma y'uko ukiza uburwayi nibwo wahise wumva kuri icyaremwe gishya kubera ko mbere yaho igihe mwatangiye kumbonera cyangwa se abantu banzi yaba ari sogonderi igihe cyose nabaga mfite icyo kibazo sure ni nk'uko wumva asthma cyangwa se ako kantu kaba kakujena nyine yego so nkamaranye igihe kirekire rero so n'ubwa mbere ntagafite so urumva ko ndi icyaremwe gishya urumva bimeze gute kuba utagafite cyane ubu ngo nsigaye nsinzira sinari nzi ko musinzira gutya umuntu urwaye ataryama amana ntabwo aryama ariko ibyo uvuga ni sinabiraga ibyuya umuntu mubaya ubu nibwo mfiringa nyine ubuzima ubu ngubu nyine donc ufite ubuzima buzira umuze yego
reka tugaruke kuri projet zawe gatoya nyuma yuko wamaze kugukorera surgery ubu ngubu ukaba umeze neza. Demeka Comedy reka tuwite umushinga wawe dore ko hari abanyarwenya mwari muri kumwe donc mwari mugamije gususurutsa abantu kubera iki hari elements zo muri Demeka Comedy tutabona mu muturanyi? Nuko burangiye ntandukanye ibintu ari abantu bakora stand up hari n'abakora acting. So akenshi abantu bakora stand up n'abakora acting hari abashobora kubikora byombi ariko hari n'abatabishobora byombi. Hari abantu bazi ko actinga tuvuge urugero nka Rufonsina ntabwo yakora stand up. Yego. Tuvuge urugero nka Ndimbati ntabwo yakora stand up. Ariko n'aba comedian nabo. So hakabaho none abakora stand up batabasha acting. Naguhana urugero nka makanika yashobora acting. Nawe ntiyashobora stand up. Ni muri yo kuko ngiye mu kintu buriya nkunda kureba n'impamvu abantu bakunda kwibaza ngo impano ngo zangeze ngo dukorana ngo zitera imbere cyane nukubanza kumenya umuntu wari we n'icyo ashoboye kuko iyo bivanze buriya nyine abantu barabibona yuko ibyo bintu uri kubyihatamo. Rero iyo irahari ariko yo navuga yuko nari nahagaritse nabyo n'ibitaramo nari nabihagaritse kubera ya mpamvu navuze bere. Nari nahagaritse kubera ko tuvuga urugero nk'ubu iyo uri gutegura igitaramo ni ibintu bigoye cyane. Yego. Event organization ni ibintu bitera stress. Ushaka kumara icyumweru utaryama utarya. So uradvised nyine kuba wakwita ku buzima bwawe igihe butameze neza ukaba wareka icyo kintu. Nkuko umuntu avuga ngo niba umeze gutya fata igihe cyo kuruhuka. So nafashe igihe cyo ubwo ibyo byose ndi kubivuga munabyumve nk'ingaruka zageze kuri art yanjye. Kuri yego. Navuga ngo ndi hard working ngo consistency ariko hari ibintu nahagaritse mugisha n'arusimba. Nahagaritse kuri icyo ngicyo. Byagusaga kurira moto n'iminara. Imbaraga ntafite kubera ko ni ngewe nawe turi gukorana ugasanga kwirirwa kuri tele ngiye nagiye kwikorerwa sajya imbaraga zashize complete mvuga nti kantegereze. So ibyo byose ni ibintu byagiye bimbaho ariko ndashima Imana ko ubu ngubu ndi muzima bazagenda bibona byose bigaruka amaproje mashyashya bose bahumure ubu ngubu bimeze neza. Rero na Demakers irahari ariko buriya Demakers ntabwo ari stand up ubundi. Demakers n'ubundi ni company. Ni company yanjye ni nayo irimo n'umuturanyi n'iki byose nayo managing ibikorwa byanjye byose bya creative art sina stand up gusa. Ariko navuga yuko icyuho cyari cyabayeho cyari cyatewe nuko nyiri bikorwa atameze neza ariko bakaba bameze neza. Nyuma y'umuturanyi ni projet navuga yabaye big ku buryo buremereye cyane. Nihe projet yindi ufite byibura ugomba kuza mu misi ya vuba izakurikira umuturanyi ku buryo izaba nayo iri hejuru cyane? Hari projet ebyiri, hari ya filime hakaba na projet yanjye nkanjye nk'umu creative artist. Iyo ni yanjye ni y'ama short videos izaba iri international ngiye gutangiye gukora ama video asohoka igihugu. Babona mu Rwanda nta kintu ndi kubafataho. Ngiye gutangira content ishobora kurebwa no muri Brazil, karebwa muri China, hariyo China bijya bigera muri Korea y'Epfo. Nawe ukavuga igishinwa nka president w'u Burundi. Oya, izaba ari videos zisomwa n'indimi zose. Atari ururimi gusa ahubwo na content ubwayo ushobora kurebwa n'abantu benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hari filime nayo ndi gutegura yego mwumvishe ko na Bruce Melody gukora soundtrack yayo wabwo nari ndi kuri MIE ni filime yitwa ihene y'amaguru. Ni filime irangira ubwoko bwa feature film ari nayo izaba ariyo ya mbere nkoze irangira nyuma y'umuturanyi. Ibyo ndatekereza ariko byo ngiye kwibandaho kuri uyu mwaka. Sofa filime nyarwanda cyangwa se reka mvuge ngo creative industry uyu munsi yarakuze cyane. Inakura mu buryo nyine umuntu wese abibona yaba muziki yaba filime yaba video directing nyine creative industry yose yarakuze mu bigaragara. Kibo ubirimo kandi ubihoramo ni nako kazi kawe ka buri munsi. Ubona habura mwiki byibiro kugira ngo uvuge ngo Kibonke cyangwa se ibyo turi gukora twege nk'abanyarwanda bi boosting. Ubona habura mwiki? Cyane harimo ishoramari. Harabura mushoramari ayo dukoresha nayo turyaho rimwe na rimwe tukabanza kuyarya tukazaba kureba uko bizagenda nyuma
ishoramari rero riracyari hasi cyane ntago biragenda neza. Ikijyanye na art n'ubuhanzi buriya abanyarwanda rwose bari talented cyane bari talented, waza muri filime waza mu biki byose, ariko nanone hari n'ikindi cy'ubumenyi abantu bose dufite abenshi bagiye baba successful cyangwa se dufite ubu ngubu bari gukora bari active, ushaka kubatunga ukabaza wabyize akakubwira ati ni impano gusa, so nta formation rero zihari. Icyo nacyo ni ikintu gikenewe cyo kuko gutera imbere cyangwa se kugira ngo ikintu kizamuke nuko habaho kwiga rero kuracyari gukeya. Urabona nko mu bitaramo lighting dukora ntago dukora lighting ahubwo ducana amatara dufite. Iyo bari muri sound ducana ibyuma dufite, bafure dufite nizi ufite bafure za 50 niyo mfite, ufite bafure z'ibihumbi 200 nizo ndibuzana. Ntago ibi nta kintu na kimwe turakora mu buryo buri pro, nubwo turimo turi kwiyeranja bijyanye nuko duhagaze cyangwa se nuko utabimenya, nuko utabimenya yuko lighting ikorwa, habaho lighting ya theatre, ya stand up, ya film. So twebwe kuri lighting biracyari kumurika ikintu kikagaragara, ntago ari kiragaragara gute. Acting biracyari ibintu byo gufata video, ntago tureba iyo turi gushutinga. Kenshi nkunda kubabwira ngo ntago ari ya festival, icyo kintu kiri kudutinza muri kuvuga ngo harimo igicucu, ubundi icyo gicucu kibayemo byatwari ntago ari y'amarushanwa twagiye. So urumva ko haracyaburamo no kwagura mu buryo bw'ubumenyi. Navuga byinshi ariko nk'ibyo ngibyo ibyo biri mu byamunga iyo creative. Uvuze ibintu bya festival, nibuka Mutiganda wa Nkunda akora ku gihe, hari filime yatwaye igihe muri festival, ntabwo ni Festival de Cannes niba nibuka neza. Bamwe bakavuga ati turimo turakora filime wa mugani kugira ngo tugere gute nyine turye tubeho, abandi bagakora filime za festival. Ubona hatarimo icyuho cyuko reka mvuge ngo bamwe barakora filime zitari ku isoko rya YouTube, abandi bagakora ibya YouTube kugira ngo wenda imiryango yacu ibiho n'urugero. Ubona hatarimo ikibazo cyuko content zacu turimo tuzikora mu kwiyaranja. Ntago ibyo bintu ubundi ntago ari amakosa, ibintu bigomba kubaho ahubwo habagomba kubaho local films, hakabaho na films zigomba kuba kuri iyo market, kubera ko target audience si zimwe. Yego, ninjya gukora filime y'umuntu utuye Kinyamakara ntago ndi bukore nk'iriya ya Mutiganda, yego, kuko ashobora no kutayumva. Irimo art ikomeye, irimo ubwo bwenge bwose bwa lighting n'iki byose. Uwo muturage ibyo akeneye nifata telefone, akeneye n'ibintu byo kubagurika, ukaza. Nigeze kubona ikiraka cyo kujya guperforminga ahantu bahita niba ari ruri ndahazi. Yego, noneho ariko muragenda uzwa narinzi ko iruri ari giye nyirahazi. noneho ngiye kuko ntaza abantu bahaba, integura performance yanjye ariko irimo IQ nyine ziri hejuru, ziri ubwenge bwinshi. Ngeze abantu mbabonye ikintu kuze naramansuye, ajya ntegira gutya ibyo bya za brage zose nanditse ndazibika, nkabona barasetswa no kwigira umugore nkanye. Bivuze ngo ibihangano dukora tugomba no kumenya ni bande tubikorera. So ba Mutiganda filime bakora bafite izo bazikorera, natwe z'aba YouTuber dufite abo dukorera. Yego, cyane uzabireba iyo tuvuze ngo tugiye gukora filime kuri YouTube, baranakwandikira bakagutuka bavuga ati nawe ubwo baye ikigoryi, ataka kanya nawe ubaye ikigoryi. Kandi buri Abanyarwanda bazi ko kuri YouTube batishyura, abayaguza amayinite ariko ngo tugiye kuyitwara ahantu bishyura. Yego, kandi nyamara aho yishyura ashaka kwishyura 5,000 ku kwezi, ariko ikintu yanga no gushyiramo email na password akazakoresha 10,000 kuri YouTube. Ntago ashaka ibintu byo kumbwira ngo wowe uri ngwishyura gutya, ashaka bayamutwara atabizi. So rero target audience iratandukanye, ariko twese ibyo dukora ni gukora filime. aba content creators benshi maze kumenya ku isi, iyo bamaze gushaka abadamu akenshi usanga bahita involvinga abadamu babo muri creative industry, ugasanga bakoranye ibiganiro cyangwa se arimo aramukinisha. Umudamu wawe ujya ubona nta mpano afite yo gukina cyane.
ntago yayibura burya muri iyi minsi rega abantu bose babiri kubikora ntago ari ukubera impano ari gushaka uko babaho ese ni udepoje imyaka 5 utabona akazi kandi ukabuzi kuvuga ntiwaza ukavuga mbasha urazi cyane ko nkuriya byansaba amezi angahe kuba namumenyekanishije se n'ubu baramuzi ko ari umudamu wanjye gusa none hibaza agiye muri art nuko kumukreatingira gusaka akagaragara ariko ntago aribyo byifuzo byacu afite ibindi bintu ashoboye yego cyane kuruta ibi ngibi ubu ngubu ejobundi sinzi ibintu twatimo kuganira arambwira ati bino bintu byo nk'ibyo kudekora gutya arambwira ati biriya bintu sinabishobora namwe nubwo mbere n'ubishe umuntu w'igitsina gore utabasha kudekora aravuga ati njye ndabizi neza ko ngiwe nta mpano yabyo mfite urumva ukuntu ibyo bintu so buri muntu aba yizi so uko rero adafite impano y'ibi ngibi cyangwa iki ahubwo afite ibindi bintu ashoboye ikindi ntago tumenyana ntago twabihuriyemo afite undi murongo yarimo ubwo niwe ashaka gutwara by the way umurongo bari na mwiza wo kumproteja nanjye cyane yaba ari mwiza ibi biramutse byanze ntamusanga ariko se byangiye kimwe tubana noneho nawe byibaze yego reka mbite njya ku ka video kasirikiye ebana kakoze abantu ku mutima ni Nera asanga umupolisi ahita afata ifirimbi arayisifura kara ka video ndagafashe rero abantu benshi bazi ko ari Nera ariko ntago ari Nera nabonye abantu benshi bapostinga nanjye ko ninjye wagapostinze mbere niyo mpamvu abantu babitekereje ariko ntago ari Nera ahubwo n'umwana benda kumera kimwe ariko ni wagafashe oya ntago ari njyewe ubwo nagiye kubaza ukuntu yumva nyine kuba Nera wenda yasanga umupolisi ku muhanda akasifura bya polisi sinzi byari byo ntabwira imodoka yawe nawe wayinyweraho amazi nk'awa musore reka tugaruke ku muryango gatoya hari abantu benshi bavuga ko iyo ukora art ugafata n'inshingano z'urugo bavuga ko kimwe gikunda kunaniza ikindi wowe bishobozwa n'iki baravuga ati nushaka noneho yewe umuturage iragiye niba twayibonaga rimwe niba ari umuhanzi urumva hitiragabanuka urumva uraza kumara umwanya munini uri kwita ku muryango uraza kumara umwanya munini uri kurera abana ndetse uri kwita ku mufasha wawe ubibalansa gute kuko acting ni ikintu cya mbere kigora icya mbere noneho ubaze ko uri nk'umuproducer wa projet runaka iri big nk'umuturanyi ukaba ufite umuryango still ufite no kuba warera abana mu buryo busanzwe ibyo bintu kwihuza nta na depression byagutera ntekereza ko kuba umugabo ntago byigwa kuba umugabo ntago byashuri bibaho ryo kuba umugabo umuntu agomba kuba umugabo iyo ari imbwa apfa ariyo rero niyo mpamvu no kubaka urugo ni umuntu wowe ubwawe urinde uri umugabo wo kubaka nyine si iyo uri umugabo rero wo kubaka ntago bikunanira kuko biterwa na understanding wowe n'umufasha wawe umufite kuri cya gikorwa mukorana niba ngiye mbyutse saa 9 z'ijoro inspiration nibwo zifasha gihe mbyutse saa 9 z'ijoro nkandika umugore wanjye arasinzira akumva ko ndi guhanga mu mwanya wo gutekereza ko ndi gucatinga n'umukobwa iyo ni support ya mbere ituma kakazi kanjye kagenda n'urugo rukagenda hakabaho yuko niba urangije akazi ufata amasaha yo kwita ku muryango nk'umwanjye abantu bamenyere tubana bazi ko nkunda gutaha kare impamvu nkunda gutaha kare ni iki abana bataryama batambuye madamu wanjye nawe arakora iyo akora ni ngewe utaha kare kumurusha cyangwa nanjye uva nyuma kuko njye ndikoresha yego akenshi kereka iyo mfite tere y'umunsi wose ariko mu bijyanye n'amasaha ni ngewe umarana amasaha menshi n'abana cyangwa se ni ngewe uba mu rugo cyane kumurusha icyo gihe iyo ndangije ibyo ndimo byubaka umuryango ari byo by'akazi dukora bita ntaha nkajya kwita ku bana kuko byazarangira umwana ari kubaza nyina ngo ese ninde hari umushyitsi ushobora kurusha kuhagera rero umugabo ko twahuye asohoka bana reko ni ibintu byoroshye njye nagize umugisha wo kutanywa inzoga buriya abantu banywa inzoga nibo bataha bakererewe urumva iyo utashye saa 6 buri gihe umwana yiga azinduka ajya ku ishuri usinziriye ugataha yaryamye nko kubita icyumweru umwana atarakubona
si ibyo rero nabyo bigabanya n'urukundo rwawe n'abana nyine barakubura si bivuze Kwa ngo mutamarana sinjiriye igihe. urubanza banywa inzoga ubwo nabo bafite uburyo bayimanaginga kugira ngo babone n'umuryango yabo cyangwa akaba yamara weekend yose ari kumwe bonana kuri bonana n'abana ariko ngende kuvuga kuri ngewe uburyo mbimanaginga nuko iyo mfite akazi n'umwe na nera hageze hari arabizi yo mu bwego ndi ari gihe njya mu ntara nkamara iminsi mu ntara ababizi yuko nagiye mu kazi ntabazi ngo ndi gukora ibiki ariko bavuga ati wagiye mu kazi urumva rero ni ibintu byiza. Yego, nyuma yuko bamaze kugukorera surgery twitegure izindi projet ufite zo kwamamaza we na Papa Sava. Kubera iki Papa Sava ari we mukorana zira projet zo kwamamaza cyane nuko byoroshye gukorana nawe? Nta ruhare tubigiramo ngewe nawe gukorana nta ruhare tubigiramo ahubwo abaduha akazi basanga turi the best nyine muri choice zabo. Nta ruhare tubigiramo. Icyambere cyo nuko we nanjye ubwanjye mwiyumvamo kubera ko ni umukiriyeta ni umu actor mwiza akiyongera nuko ari inshuti yanjye. Rero iyo duhuriye muri projet biba byoroshye nkuko nayihuriramo na Rusine n'undi wese biriya bintu bibundi usanga byahujwe nuko ari twebwe babonyemo bya bindi bashaka kuko turi bake bakora skits turi bake kabisa. Biragora ko mu Rwanda umuntu ashaka kuza akajya kuri hit, reka mbivuge gutyo, reka nyite hit, umuntu akajya kuri hit ariko ejo ukajya kumva ngo byanze. Ubishobora ute kugira ngo umaintaininge bwa buzima bwawe bwo kuba uri umustar ariko nanone uhoraho? Ni ukuvuga ngo ntabwo umustar utumbagire nta rugujya no hasi. So, maintenance yayo imerite cyangwa se ni iki umuhanzi yakagombye gukora kugira ngo adacika intege kwa? Ubundi hari umugabo kuri Instagram njya mwumva no kuri radio yitwa Bwije Nkoziki. Bwije Nkoziki, iryo zina ririmo igisubizo cyanjye. Ikintu cyanyu gishobora gutuma uzima ni igihe bushobora kwira inshuro nyinshi ntacyo ukoze. Consistency nicyo kintu cya mbere cyubaka artist. So Bwije Nkoziki bibi igisubizo cyo naguhereza ku cyo kibazo kubera ko ngewe abantu banzi cyangwa tubana ngira notebook yanjye hano muri telefone ibaho gahunda zanjye z'umunsi. Yego, iyo bwije ngira ngo neje narabivuze ndi kumwe n'uriya mutipe ndamubwira intoke ubu ngubu noneho najya kuryama kuko nakoze ibintu bicontributinga kuri career yanjye. yego, niyo nabyuka gusa nkandika igitero cy'indirimbo umunsi ukarinda wira nta kindi kintu nkoze. yego, mu minsi 30 y'ukwezi hari ikintu mba narakoze kuri art ariko nubona umaze icyumweru nta kintu ukoze ku buhanzi bwawe umenye ngo icyumweru gikurikiraho urahangana n'ingaruka za cya cyumweru utakoze. Wow. Akantu ni sawa, ni sawa cyane. Nuhe mukinnyi wa creatinze uyu munsi mubonye uva ngo wow? Kuba nabikora umwanya wabyo warangira nkafata n'umwanya wo kuba nahurana n'iryo tangazamakuru n'iki. Yego, ni ibintu nanjye bingora kuko hari igihe ntashobora kuboneka ariko igihe mbonekeye ndanotinga down umuntu wansabye interview iyo ngiye bameze nkaho mfite nk'abana. yego, iyo urabizi yuko umubyeyi yagiye kugabura amaking ashonga abana bose babonye isosi. yego, iyo rero wansabye interview we wese ndavuga nti ninjya kwa Leandre nkajya kwa Irene wa muntu wundi azavuga ati impamvu ntagiyeyo nuko bari ane abantu banini ngiye ntacyo mvuze. yego, bari abanini rero buriya simba mba supporting baba baramaze kuba. yego, baba baramaze gukura. yego, bivuze ngabo ngomba kureba cyane niba abandi bataragera kuri MIE bataragera kuri iyo isimbi arizo zizavamo izo simbi nyine n'iki byose. yego, so rero ngiye iyo mbonye abantu bagitangira nibo nizereramo kubera ko nibo bantu bafite vision yo kugera ku kintu runaka mu gihe uriya mukuru hagari buri umuntu iyo avuze ku muhanzi yamagaye umuhanzi aza yirukanka kubera ko afite platform birahita bibastinga kuko ni ibintu bose n'abantu bakomeye. ariko undi mutoya kugira ngo nawe atere imbere biraturuka kuri wa muntu munini wenda abona ko ari munini kuri we kugira ngo ibyo bitere imbere. kandi ikindi burya iyo uri umuntu mukuru utekereza urabanza ukiheraho iyo utekereza abantu. ngiye nkunda gutekereza abantu. yego, nkahita ntekereza ibyo naciyemo n'ibyo ngezeho ubu ngubu. nkahita mbona uyu muntu nawe azashaka azakenera kurera abana bo bazakenera kwiga azakenera gutunga umuryango azabigeraho gute adatangiye. yego, umuntu wese kugira ngo agere
ikintu cyose wageraho gisaba gutangira, cyaba gikomeye cyaba kidakomeye, hatabayeho gutangira ntabwo wakigeraho. Akoranye n'abantu rero, iyo utangiye icano ugatangira n'abantu nabo bagitangira, ukomeza urebwa ugasharinga muri family bakakareba bikarangira. Ariko nk'ubu ngubu ushobora kuvuga nk'ikintu gifite power cyangwa se gifite icyo cyafasha societe, bigatuma abantu bamenyana cano na kibaziyo. Ntarajya kure, ufite n'impano yo kuririmba. Yego. None izi ko utadukubita imizigo nka Yago. Abona abanyarwanda badakunda cengira. Ntabwo bakunda, uretse ko ngewe na mbere nabikoraga, ariko nari narabihagaritseho kubera ko mu minsi yashize nari mfite ikibazo cyo mu buhumekero, kandi buriya kuririmba bijyana n'igihaha. Yego. So nagizemo ibibazo challenges, mbiretseho kubera ko bitahuraga no ku buzima bwanjye bwari buhagaze. Ariko so far ikanigo bumeze neza, ubundi icyaremwe gishya agiye gukubita hanze imizigo. Icyaremwe gishya nanabibonye, afite n'agashanete keza kabisa k'icyaremwe gishya agishyira mu gatuza. Buriya icyaremwe gishya kije nyuma y'uko ukiza uburwayi, nibwo wahise wumva kuri icyaremwe gishya. Kubera ko mbere yaho igihe mwatangiye kumbonera cyangwa se abantu banzi, yaba ari sogonderi, igihe cyose nabaga mfite icyo kibazo. Sure. Ni nk'uko wumva asthma cyangwa se ako kantu kaba kakujena nyine. Yego. So nkamaranye igihe kirekire rero. So n'ubwa mbere ntagafite. So urumva ko ndi icyaremwe gishya. Urumva bimeze gute kuba utagafite? Cyane. Ubu ngo nsigaye nsinzira. Sinari nzi ko musinzira gutya. Umuntu urwaye ataryama amana. Ntabwo aryama. Ariko ibyo uvuga ni sinabiraga ibyuya, umuntu mubare ubu nibwo feelinga nyine ubuzima. Ubu ngubu nyine donc ufite ubuzima buzira umuze. Reka tugaruke kuri projet zawe gatoya nyuma y'uko wamaze kugukorera surgery, ubu ngubu ukaba umeze neza. Demeka Comedy, reka tuwite umushinga wawe, dore ko hari abanyarwenya mwari muri kumwe, donc mwari mugamije gususurutsa abantu. Kubera iki hari elements zo muri Demeka Comedy tutabona mu muturanyi? Nuko burangiye ntandukanye ibintu. Ari abantu bakora stand up, hari n'abakora acting. So akenshi abantu bakora stand up n'abakora acting, hari abashobora kubikora byombi, ariko hari n'abatabishobora byombi. Hari abantu bazi ko acting, tuvuge urugero nka Rufonsina ntabwo yakora stand up. Yego. Tuvuge urugero nka Ndimbati ntabwo yakora stand up. Ariko n'aba comedian nabo. So hakabaho none n'abakora stand up batabasha acting. Naguhana urugero nka makanika yashobora acting, nawe ntiyashobora stand up. Ni muri yo, kuko ngiye mu kintu buriya nkunda kureba n'impamvu abantu bakunda kwibaza ngo impano ngo zangeze ngo dukorana ngo zitera imbere cyane, nuko banza kumenya umuntu wari we n'icyo ashoboye. Kuko iyo bivanze buriya nyine abantu barabibona yuko ibyo bintu uri kubyihatamo. Rero iyo irahari, ariko yo navuga yuko nari nahagaritse nabyo n'ibitaramo nari nabihagaritse kubera ya mpamvu navuze bere. Nari nahagaritse kubera ko tuvuga urugero nk'ubu iyo uri gutegura igitaramo ni ibintu bigoye cyane. Yego. Event organization ni ibintu bitera stress. Ushaka kumara icyumweru utaryama utarya. So uradvised nyine kuba wakwita ku buzima bwawe, igihe butameze neza ukaba wareka icyo kintu. Nkuko umuntu avuga ngo niba umeze gutya fata igihe cyo kuruhuka. So nafashe igihe cyo ubwo ibyo byose ndi kubivuga munabyumve nk'ingaruka zageze kuri art yanjye. Kuri yego. Navuga ngo ndi hard working, ngo consistency, ariko hari ibintu nahagaritse mugisha na Rusine. Nene nahagaritse kuri icyo ngicyo. Bya gusaga kurira moto n'iminara. Imbaraga ntafite kubera ko ni ngewe nawe turi gukorana, ugasanga kwirirwa kuri tele. Ngiye nagiye kwikorerwa sajya imbaraga zashize complete mvuga nti kantegereze. So ibyo byose ni ibintu byagiye bimbaho, ariko ndashima Imana ko ubu ndi muzima, bazagenda bibona byose bigaruka ama projet mashyashya, bose bahumure ubu ngubu bimeze neza. Rero na Demakers irahari, ariko bura Demakers ntago ari stand up ubundi. Demakers n'ubundi ni company. Ni company yanjye, ni nayo irimo n'umuturanyi n'iki byose, nayo managing ibikorwa byanjye byose bya creative art, sina stand up gusa. Ariko
navuga yuko icyuho cyari cyabayeho cyari cyatewe nuko nyiri bikorwa atameze neza ariko bakaba bameze neza. Nyuma y'umuturanyi ni projet navuga yabaye big ku buryo buremereye cyane. Nihe projet yindi ufite byibura ugomba kuza mu misi ya vuba izakurikira umuturanyi ku buryo izaba nayo iri hejuru cyane? Hari projet ebyiri, hari ya filime hakaba na projet yanjye nkanjye nk'umu creative artist. Iyo ni yanjye ni y'ama short videos izaba iri international, ngiye gutangira gukora ama video asohoka igihugu. Babona mu Rwanda nta kintu ndi kubafataho. Ngiye gutangira content ishobora kurebwa no muri Brazil, ikarebwa muri China, hariyo China bijya bigera muri Korea y'Epfo. Nawe ukavuga igishinwa nka president w'u Burundi. Izaba ari videos zisomwa n'indimi zose. Atari ururimi gusa ahubwo na content ubwayo ishobora kurebwa n'abantu benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari filime nayo ndi gutegura kugira ngo mwumvishe ko na Bruce Melody gukora soundtrack yayo, wabwo nari ndi kuri MIE. Ni filime yitwa Ihene y'amaguru. Ni filime irangira mu bwoko bwa feature film, ari nayo izaba ariyo ya mbere nkoze irangira nyuma y'umuturanyi. Ibyo ndatekereza ariko byo ngiye kwibandaho kuri uyu mwaka. Sofa filime nyarwanda cyangwa se reka mvuge ngo creative industry uyu munsi yarakuze cyane. Inakura mu buryo nyine umuntu wese abibona, yaba muziki, yaba filime, yaba video directing, nyine creative industry yose yarakuze mu bigaragara. Kibo ubirimo kandi ubihoramo, ni nako kazi ka buri munsi. Ubona habura mwiki byibiro kugira ngo uvuge ngo Kibonke cyangwa se ibyo turi gukora twege nk'abanyarwanda bi boosting? Ubona habura mwiki? Cyane harimo ishoramari. Harabura ishoramari, ayo dukoresha nayo turyaho. Rimwe na rimwe tukabanza kuyarya tukazaba kureba uko bizagenda nyuma. Ishoramari rero riracyari hasi cyane, ntago biragenda neza. Ikijyanye na art n'ubuhanzi, buriya abanyarwanda rwose bari talented cyane. Bari talented, waza muri filime, waza mu biki byose. Ariko nanone hari n'ikindi cy'ubumenyi. Ubumenyi abantu bose dufite abenshi bagiye baba successful cyangwa se dufite ubu ngubu bari gukora, bari active. Ushaka kubatunguka bazi babyize akakubwira ati ni impano gusa. So nta formation rero zihari. Icyo nacyo ni ikintu gikenewe cyo kuko gutera imbere cyangwa se kugira ngo ikintu kizamuke nuko habaho kwiga rero kuracyari gukeya. Urabona nko mu bitaramo lighting dukora ntago dukora lighting, ahubwo ducana amatara dufite. Iyo bari muri sound ducana ibyuma dufite. Bafure dufite nizi ufite bafure za 50, niyo mfite ufite bafure z'ibihumbi 200 nizo ndibuzana. So ntago ibi nta kintu na kimwe turakora mu buryo buri pro. Nubwo turimo twiyeranje. Turi kwiyeranje. Bijyanye nuko duhagaze cyangwa se nuko utabimenya. Nuko utabimenya yuko lighting ikorwa. Lighting ya theatre, ya stand up, ya film. So twebwe kuri lighting biracyari ukumurika ikintu kikagaragara. Ntago ari kiragaragara gute. Acting biracyari ibintu byo gufata video. Ntago tureba iyo turi gushutinga kenshi nkunda kubabwira ngo ntago ari ya festival. Icyo kintu kiri kudutinza muri kuvuga ngo harimo igicucu. Ubundi icyo gicucu kibayemo byatwari. Ntago ari y'amarushanwa twagiye. So urumva ko haracyaburamo no kwagura mu buryo bw'ubumenyi. Navuga byinshi ariko nk'ibyo ngibyo biri mu byamunga iyo creative. Uvuze ibintu bya festival, nibuka Mutiganda wa Nkunda akora kugiye, hari filime yatwaye igiye muri festival, ntabwo ni Festival de Cannes niba nibuka neza. Bamwe bakavuga ati turimo turakora filime wa mugani kugira ngo tugire gute nyine turye tubeho. Abandi bagakora filime za festival. Ubona hatarimo icyuho cyuko reka mvuge ngo bamwe barakora filime zitari ku isoko rya YouTube. Abandi bagakora ibya YouTube kugira wenda imiryango yacu ibiho n'urugero. Ubona hatarimo ikibazo cyuko content zacu turimo tuzikora mu kwiyaranja. Ntago ibyo bintu ubundi ntago ari amakosa. Ibintu bigomba kubaho ahubwo. Habagomba kubaho local films, akabaho na films zigomba kuba kuri iyo market. Kubera ko target audience si zimwe.
ninjya gukora filime y'umuntu utuye Kinyamakara ntabwo ndi bukore nk'iriya ya Mutiganda yego kuko ashobora no kutayumva irimo art ikomeye irimo ubwo bwenge bwose bwa lighting n'iki byose uwo muturage ibyo akeneye nifata telefone akeneye n'ibintu byo kubagurika ukaza nigeze kubona ikiraka cyo kujya guperforminga ahantu bahita niba ari ruri ndahazi yego noneho ariko muragenda uzwa narinzi ko iruri ari giye nyirahazi noneho ngiye kuko ntaza abantu bahaba integura performance yanjye ariko irimo IQ nyine ziri hejuru ziri ubwenge bwinshi ngeze abantu mbabonye ikintu kuze naramansuye ajya ntigira gutya ibyo bya za brage zose nanditse ndazibika nkabona barasetswa no kwigira umugore nkanye bivuze ngo ibihangano dukora tugomba no kumenya ni bande tubikorera ya so ba Mutiganda filime bakora bafite izo bazikorera natwe z'aba YouTuber dufite abo dukorera yego cyane cyane uzabireba iyo tuvuze ngo tugiye gukora filime kuri YouTube baranakwandikira bakagutuka bavuga ati nawe ubwo baye ikigoryi ataka kanya nawe ubaye ikigoryi kandi buri abanyarwanda bazi ko kuri YouTube batishyura abayaguza amayinite ariko ngo tugiye kuyitwara ahantu bishyura yego kandi nyamara aho yishyura ashaka kwishyura 5,000 ku kwezi ariko ikintu yanga no gushyiramo email na password akazakoresha 10,000 kuri YouTube ntago ashaka ibyo kumbwira ngo wowe uri ngwishyura gutya ashaka bayamutwara atabizi so rero target audience iratandukanye ariko twese ibyo dukora ni gukora filime aba content creators benshi maze kumenya ku isi iyo bamaze gushaka abadamu akenshi usanga bahita involvinga abadamu babo muri creative industry ugasanga bakoranye ibiganiro cyangwa se arimo aramukinisha umudamu wawe ujya nta mana afite yo gukina ntago yayibura burya muri iyi minsi rega abantu bose babiri kubikora ntago ari kubera impano namara gushaka uko babaho ese ni udepoje imyaka 5 utabona akazi kandi ukabuzi kuvuga ntiwaza ukavuga mbasha uraza cyane ko nkuriya byansaba amezi angahe kuba namumenyekanishije n'ubu baramuzi ko ari umudamu wanjye gusa none hibaza agiye muri art nuko kumukreatingira gusaka akagaragara ariko ntago ibyo byifuzo byacu afite ibindi bintu ashoboye yego cyane kuruta ibingibi ubu ngubu ejobundi sinzi ibintu twatimo kuganira arambwira ati bino bintu byo nk'ibyo kudekora gutya arambwira ati biriya bintu sinabishobora namwe nubwo mbere n'ubishe umuntu w'igitsina gore utabasha kudekora aravuga ati njye ndabizi neza ko ngiye nta mpano yabyo mfite urumva ukuntu ibyo bintu so buri muntu aba yizi so uko rero adafite impano y'ibingibi cyangwa iki ahubwo afite ibindi bintu ashoboye ikindi ntago tumenyana ntago twabihuriyemo afite undi murongo yarimo ubwo niwe ashaka gutwara by the way umurongo aba ari na mwiza wo kumproteja nanjye cyane yaba ari mwiza ibi biramutse byanze namusanga ariko se byangiye kimwe tubana noneho nabyibaza yego reka mbite njya ku ka video kasirikiye ebana kakoze abantu ku mutima ni Nera asanga umupolisi ahita afata ifirimbi arayisifura kara ka video ndagafashe rero abantu benshi bazi ko ari Nera ariko ntago ari Nera nabonye abantu benshi bapostinga nanjye ko ninjye wagapostinze mbere niyo mpamvu abantu babitekereje ariko ntago ari Nera ahubwo n'umwana benda kumera kimwe ariko ni wagafashe oya ntago ari njyewe ubwo nagiye kubaza ukuntu wiyumva nyine kuba Nera wenda yasanga umupolisi ku muhanda akasifura bya polisi sinzi byari byo ntabwo iriya modoka yawe nawe wayinyweraho amazi nk'awa musore reka tugaruke ku muryango gatoya hari abantu benshi bavuga ko iyo ukora art ugafata n'inshingano z'urugo bavuga ko kimwe gikunda kunaniza ikindi wowe bishobozwa n'iki baravuga ati nushaka noneho yewe umuturage aragiye niba twayibonaga rimwe niba ari umuhanzi urumva hitiragabanuka urumva uraza kumara umwanya munini uri kwita ku muryango uraza kumara umwanya munini uri kurera abana ndetse uri kwita ku mufasha wawe ubibalansa gute kuko acting ni ikintu cyambere kigora icyambere noneho baze kuri nk'umuproducer wa projet runaka iri big nk'umuturanyi ukaba ufite umuryango still ufite no kuba warera abana mu buryo busanzwe ibyo bintu kwihuza nta na depression byagutera ntekereza ko
kuba umugabo ntago byigwa. Kuba umugabo ntago nta shuri ribaho ryo kuba umugabo. Umuntu agomba kuba umugabo iyo ari imbwa apfa ariyo. Rero niyo mpamvu no kubaka urugo ni umuntu wowe ubwawe urinde. Uri umugabo wo kubaka nyine. Si yo uri umugabo rero wo kubaka ntago bikunanira. Kuko biterwa na understanding wowe n'umufasha wawe umufite kuri cya gikorwa mukorana. Niba ngiye mbyutse saa 9 z'ijoro, inspiration nibwo zimfasha. Ngiye mbyutse saa 9 z'ijoro nkandika, umugore wanjye arasinzira, akumva ko ndi guhanga mu mwanya wo gutekereza ko ndi gucatinga n'umukobwa. Iyo ni support ya mbere ituma kakazi kanjye kagenda n'urugo rukagenda. Hakabaho yuko niba urangije akazi ufata amasaha yo kwita ku muryango. Nkanjye abantu bamenyere tubana bazi ko nkunda gutaha kare. Impamvu nkunda gutaha kare ni iki? Abana bataryama batambuye. Madamu wanjye nawe arakora. Iyo akora ni ngiye utaha kare kumurusha cyangwa nanjye uva nyuma kuko njye ndikoresha. Yego. Akenshi kereka iyo mfite tere y'umunsi wose. Ariko mu bijyanye n'amasaha ni ngiye umarana amasaha menshi n'abana cyangwa se ni ngiye uba mu rugo cyane kumurusha. Icyo gihe iyo ndangije ibyo ndimo byubaka umuryango ari byo by'akazi dukora bita ntaha nkajya kwita ku bana kuko byazarangira umwana ari kubaza nyina ngo ese ninde. Hari umushyitsi ushobora kurusha kuhagera. Nari umugabo twahuye asohoka. Bana reko ni ibintu byoroshye. Nge nagize umugisha wo kutanywa inzoga. Buriya abantu banywa inzoga nibo bataha bakererewe. Urumva iyo utashye saa 6 buri gihe umwana yiga azinduka ajya ku ishuri usinziriye ugataha yaryamye. Ukubita icyumweru umwana atarakubona. Ibyo rero nabyo bigabanya n'urukundo rwawe n'abana nyine barakubura. Sivuze ngo sinshiriye urubanza banywa inzoga ubwo nabo bafite uburyo bayimanajinga kugira ngo babone n'umuryango yabo cyangwa akaba yamara weekend yose ari kumwe bonana kuri bonana n'abana. Ariko ngiye kuvuga kuri ngewe uburyo mbimanaginga nuko iyo mfite akazi na nera hageze harabizi yo mu bwego ndiko ari njya mu ntara amara iminsi mu ntara ababizi yuko nagiye mu kazi. Nkabazi ngo ndi gukora ibiki ariko bavuga ati wagiye mu kazi. Urumva rero ni ibintu byiza. Yego, nyuma yuko bamaze kugukorera surgery twitegure izindi projet ufite zo kwamamaza we na Papa Sava. Kubera iki Papa Sava ari we mukorana zira projet zo kwamamaza cyane? Nuko byoroshye gukorana nawe? Nta ruhare tubigiramo. Ngiye nawe gukorana nta ruhare tubigiramo ahubwo abaduha akazi basanga turi the best nyine muri choice zabo. Nta ruhare tubigiramo. Icyambere cyo nuko we nanjye ubwanjye mwiyumvamo ko yako ni umu creator, ni umu actor mwiza, akiyongera nuko ari inshuti yanjye. Rero iyo duhuriye muri projet biba byoroshye. Ni nkuko nayihuriramo na Rusine n'undi wese. Biriya bintu bibundi usanga byahujwe nuko ari twebwe babonyemo bya bindi bashaka. Kuko turi bake bakora skits, turi bake kabisa. Biragora ko mu Rwanda umuntu ashaka kuza akajya kuri hit. Reka mbivuge gutyo reka nyite hit. Umuntu akajya kuri hit ariko ejo ukajya kumva ngo byanze. Ubishobora ute kugira ngo umaintaininge bwa buzima bwawe bwo kuba uri umustar ariko nanone uhoraho? No kuvuga ngo ntago umustar utumbagire nta rugujya no hasi. So, maintenance yayo imerite cyangwa se niki umuhanzi yakagombye gukora kugira ngo adacika intege kwa? Ubundi hari umugabo kuri Instagram njya mwumva no kuri radio yitwa Bwije Nkoziki. Bwije Nkoziki. Iryo zina ririmo igisubizo cyanjye. Ikintu cyanyu gishobora gutuma uzima ni igihe bushobora kwira inshuro nyinshi ntacyo ukoze. Consistency nicyo kintu cya mbere cyubaka artist. So Bwije Nkoziki bibi igisubizo cyo naguhereza ku cyo kibazo kubera ko ngewe abantu banze cyangwa tubana ngira notebook yanjye muri telefone. Ibaho gahunda zanjye z'umunsi. Yego. Iyo bwije ngira ngo neje narabivuze ndi kumwe n'uriya mutipe ndamubwira intoke ubu ngubu noneho najya kuryama kuko nakoze ibintu bicontributinga kuri career yanjye. Yego. Niyo nabyuka gusa nkandika igitero cy'indirimbo umunsi ukarinda wira nta kindi kintu nkoze. Yego. Mu minsi 30 y'ukwezi hari ikintu mba narakoze kuri art. Ariko nubona umaze icyumweru nta kintu ukoze ku buhanzi bwawe umenye ngo icyumweru gikurikiraho urahangana n'ingaruka za cya cyumweru utakoze. Wow.
akantu ni sawa ni sawa cyane nuhe mukinnyi wa creatinze uyu munsi mubonye uva ngo wow base ndi proud yuko natumye abanyarwanda bakumenya ni benshi bose ndi proud yabo mu buryo bumwe cyangwa uko bose ntibabanganya cyangwa se bari muri feed zimwe ariko uhereye ko aho bari bavuye cyakora ushobora kubona n'uwagushimisha hari usanga n'ubundi hafi aho akaba yamenyekana ariko Rusine twahuye ari umuntu uri down cyane ngenda byuka ko na buryo buri financial ndumva twarwaho cyane nuko yari imfura yego kandi nanjye ndi imfura yego so nkurwaho cyane na responsibilities afite kandi nta bushobozi kandi ari umuhanga ariko adafite yego platform yego ubu none ahangaha ni umuntu ufite amakontra ufite radio akorera ni umuntu nanjye ndeba nyine nkumva proud hakiyongeraho Jafet yego Jafet akantu kaburaho nuko ataragira uriya Jafet iri mukuru narongora noneho nibwo ukabura mukebeye nk'umuntu mukuru ndamukebeye nk'umuntu ubwenge afite bwashaka cyakora ari kububyaza Jafet ejo bundi twarahuye mbona ari kumwe n'abantu kazi ntagira ubwenge birangira rero nk'uwo muntu ari nko muri timu ngo ibitaramo y'iki ariko Jafet nawe ndi proud yuko ni umuntu watangiye ikintu cyo kuba umu artiste uri arasohoka aba international from zero kabisa ubu ngubu ni umuntu umeze neza n'abandi benshi ba Alphonsine umukonyine ni benshi ariko ubwo distinze nkurikije abavuye kuri cyane kabisa ntuza Rusine ndabyuka twakoranye interview bwa kabiri icyo gihe yaratanabyibuka sha none yaransize akubwira ngo ninjye mworohera kuvuga babyibuka ya rero nanjye iyo mbonye ari gutera imbere biranshimisha mwana wawe wa muntu byibura nashyize itafari kuri comedy hari aho bigeze ni byiza cyane buriya bari sawa cyane creative industry yacu ndahantu habamo reka mvuge ngo amatiku Kibonke bamuvuze byagenze gutya biriya bintu ubona bimarira iki industry cyangwa se uko gukozanyaho ubona hari icyo bimarira uruganda rwacu ntacyo ariko hari ababyungukiramo ababyungukiramo ni bande rero ni abantu bayafite cyakora baba bari muri feed yabo nyine ariko ukamenya ngo ayo matiku arakungukira gute niba inyungu ari ukukumenya gusa aho zero niba ayo matiku afite icyo agufashije wenda ngo nakumva yego ariko nkatwe aba artiste ntago amatiku ngiye ntago nyajyamo ndanayanga nifuza yuko muri filime no muri comedy bitazamo ibyo bintu yego ko byamunga industry yacu cyane amatiku ni muri umuntu w'ishyari yego amatiku ni muri umuntu w'ishyari kabisa ni ikintu kikuzana nyine ntangiye kuvugira itiku wowe utangiye kugira itiku kuri uyu nguyu biravuze ko na collaboration yarangiye kuko nturi bumubwire ariko uri araza abivuge ngo Leandre yavuze gutya ni ntangira kwangasha bajye bakora mu matiku ariko bareba ntuza iri imbere ni effect ni iyi hari aba artiste benshi bajya baduhura nabo ngo mbashakire ngibiraka cyangwa ngo bigenze gute ngo uburi ambassador w'amakampani yo kwamamaza menshi njya mbabwire ngo nta hantu ndajya kudepoza sure nibo baza kukwirebera ni ukuvuga ngo ibyo ukora wowe nibyo bituma bakurambagiza niba koko muri social media uzwi nk'umunyamatiku yego ni brand nini yabikoresha gute ntabwo yakoresha kandi wa mugani bazwumanya mu gifaransa babyita sinzi ukuntu babyita uko imyitwarire y'umuntu njya ijambo rikunda kunanira kandi njya ndirepeta punctualité ni ukugendera ku isaha waravuze ire jambo y'igifaransa rivuga comportement imyitwarire ni nk'ibyo ni comportement ningibuka niyo twaturi gusoza yego urumwe rero mu bantu bari active ku ma social medias yaba Instagram WhatsApp n'ahandi urasubiza ndatekereza DM yawe buriya uko bigenda kose bayenda guturika kugira ngo abana bakwa approachinga ni benshi ugendera kuki kugira ngo uvuge ngo uyu mwana
nshobora kuba namuzana muri filime bitewe n'uko nyine wenda yanyaprocinze, ariko nanone ubimanaginga gute? Kuko ndabizi nabwo umwanya ni mutoya wo kujya kuri WhatsApp, kujya kuri Instagram, ubimanaginga gute rero? Rero icyo kibazo nicyo gikomeye mfite, ku buryo rimwe na rimwe njya ntekereza no kuva kuri WhatsApp. Ubutumwa bukeneye ubufasha ni bwinshi, noneho uku nguku mubivuga ngo nafashije runaka byongera umubare. Uku nguku bavuze ngo arica no nakozeho ikiganiro bwa mbere, ababifunguye bose baranyandikira. Igihe njye ntekereza kuzakuraho WhatsApp yanjye. So impamvu mbishobora rero ubu ngubu mu by'ukuri siko byose mbisubiza, siko byose mbikora. Ndabisubiza ariko siko byose mbikora. Request ni nyinshi zirenze ubushobozi bwanjye, ariko ikintu kibinshoboza nuko umuntu wese ukugannye umushakira igisubizo kimunyuze. Niba atari ikintu gikunda ukamubwira uti impamvu kidakunze ni ukubera iyi mpamvu, sibyo? Hari Yandere nakererewe iminota ariko nahise nkubwira impamvu nakererewe. Ibyo Yandere nubwo naba namubabaje arakubabarira, aravuga ati man yankereje, ariko kuba yafashe umwanya we akiyexikiza ni icyerekana ko yahaye agaciro ikintu nge nkora, sibyo? So ibibazo byose babimbwira ngo support me, shyira muri filime, ntabwo ariko bose mbashyira muri filime kamwe, kuko ntabwo buri munsi nkora filime nshyashya, ariko igisubizo umuhaye akanyurwa kigabanya ya pressure uburiho abantu. Igitekerezo cyanjye gukora ko iyo umuntu amaze gukura, umaze kugira inshingano, umaze kuba brand nini, biranakugora kugira ngo ujye gusubiza message zose. Uzashaka umuntu uha ubwo bushobozi, ahubwo umubwire criterias ugenderaho kugira ngo bafashe umuntu, kuko ntabwo uzazisubiza zose. Rero nabuze umuntu umeze nkanjye. Ega buriya muntu agira ataciye. Cyakora hamagana. Ubu ndamutse mpaye petit frère ngakwandikira, dusanzwe tuzanye urabibona ko atari ngiye wanditse ako kana. Ariko wenda kumbuga hari n'uwo unsubiza ngo nta, wenda tuvuga urugero, muri iyi minsi nta bakinnyi bashya dukeneye, akanyandikira ngo none se ko kuri Clapton ko bazi ko tugira aba management, n'umuntu ashaka kuvuga ati umuntu nanshubije we ntabwo byanageze kuri Clapton, ugashaka no gusanga atari wambaye gufata voice note. Yego ndiwe ganira n'abanyarwenya bijya bigoye. Clapton, nirihe shema Fally merci cyangwa se ndaruhutse agutera kuba yagerageza kuzamura impano nshyashya kuri stand up comedy? We ndabimubwira personally, yego, bintera ishema mu buryo bubiri. Ntawe ku giti cye, ko nzi yuko twaganiraga na mbere yuko atangira dance comedy, mu by'ukuri nanjye nahoraga nifuza ko yakora ibintu bye. Ni nacyo kintu nkunda kugira inama aba artiste bashoboye, iyo nkubonyemo ubushobozi nifuza yuko ugomba gutangira utitaye kuri challenges, gutangira ibintu byawe. Fally merci buriya ni umuntu mukuru muri comedy wayitangiye kera cyane, ariko abantu bashaka gutekereza yuko ari uwejo, ariko si uwejo. Fally merci ni uwa mbere. Fally merci ni uwa mbere, ni amaze igihe. So rero ukuba yarateye intambwe agatangira ibintu bye, ngira ngo natangiye no kwatendinga dance comedy gitangira nyine no mu Ruganda, nawe wajyaga. Rero nterwa ishema nawe ku giti cye ko nari nzi ubuhanga bwe. Ni umuhanga ku buryo ni wa muntu nanjye nshobora kuvugira turi kumwe tukakora ubugorangingo kuri blague mfite ndi bukore cyangwa iki. Ntago nshobora gukora performance kimwe nawe ashobora kumpamagara akambwira ati mfite hano ibintu ngwino nyumvire, cyangwa nanjye nkamuhamagara ngwino nyumvire. So nari nzi muziho ubushobozi bwo kwandika. Buriya ni umuhanga mu kwandika blague. Nanabivuze, nigeze no kubivuga mbere, hari igihe gishingiye kubibwa mu itangazamakuru mvuge ni nemera Fally merci, Joshua aza kumbaza ngo kuki nemera Fally merci nkakoresha Joshua. Joshua ari kuvuga ngo niwe wa mbere, ngo muri media mvuga Fally merci.
ariko umuntu ajya gukoresha najya gutanga ibiraka nkabihereza ni akantu kari gaciyemo ariko nta impano ya Farimerisi yo nyizi kera yayifite so nterwa ishema n'urwego agezeho ku bijyanye na Gens Comedy biriya nibyo umuntu wese umuhanzi mukuru cyangwa se umuntu bazwa ubu ntago comedy ari yanjye mu Rwanda ariko ndayibazwa mpura n'umukire cyangwa nkahura n'undi muntu akambwira ngo ariko biriya bintu byanyu ngo mbona haburamo ibi ukabona ari nko kundegera kubera ko mbibamo ibyo biba bimaze kuvuga ngo cya kintu kikuri mu mutwe uri mu bantu bagomba kukigira cyiza rero impamvu nishimira Gens Comedy nuko yabaye show iruhura abantu mu mutwe basohokana amakupure ntago ari concert bahede abantu bajye bubaha comedy irakunzwe pe ntago biriya bintu n'abanyamuziki abanga ntago babyisukira kugira ngo umunyamuziki akore concert nk'igiye kuba ya Merisi byamusaba line-up y'abantu 40 nta guceka ijambo ejo bundi Alexis Muyoboke nibwo ari kuvuga ati ibyishimo muduhereza urabyibuka ati ibyishimo abanyarwenya baduhereza twabyishyura iki uretse yabivuze twa turi kumwe n'abandi ntabwo byibuka ibaze nk'umwana n'urugero nka Kepa akajya hari imbere yagutera blague ugafata inoti yawe y'ijana wenda wari kuyishyura inzu cyangwa iki ukamwira ati bro uransekera kira nyine itwarire urumva ibyo byishimo ukuntu babingana ngiye comedy mu Rwanda nyibona nka therapy y'abantu bafate nka hub y'abantu ahantu baruhukira yego wenda ushaka kuza ufite mu bibazo ukanabitahana ariko at least wa mwanya muto umaramo hariya uraruhuka kuko nkanjye nk'iyo ngiye sinjya nyisiyo iyo ngiyeyo man nza ndi kumva nyine mu mutwe nyine ndi aleze twe dukora comedy Imana yaduhaye kariyeri nziza cyane gutuma abantu bishima Clapton reka twigarukire kuri Clapton nka Mugisha Emmanuel umusore w'Inyagatare twumva visit Bigogwe nta gashinga gato gashobora guhindura Nyagatare waba uri gutekereza aho azakoraho ngende wa Gatsibo nta Gatsibo byose niki icyo nakongeraho cyo ni uko ngewe mwirangamimerere ndi umunyakigali uri kuvuga iwabo wa papa oya ntabwo navugiye Kigali narashatse mfite urugo rwanjye sezeranira i Kigali ntuye i Kigali urugo rwanjye ruri i Kigali ubwo rero ntago ku buryo se ku buryo nta bintu by'imishinga ujye uhatekereza ntago ngewe ntago nategura imishinga ninyikora nzayikora muri Gatsibo ijyanye no gufasha abana ni umushinga nawo nshaka gukora ko singiye uzawukora nzawukorera umwana wanjye ariko ntago ndawutangira kubera ko imbere y'iyo mishinga yose hari indi mishinga ngende kwikoraho ariko izatuma niyo ngiyo ishoboka ubu none ahangaha ntabwo ndi bubeshye abanyarwanda ngo ngiye gukora ikintu runaka hari igitekerezo ariko ingiro ntago iraba yego reka ndibondagana ku musozo cyetse shema niba hari ibindi ashaka kubaza je ndumva nanyuze tumubohore hari izindi gahunda afite kandi mushimire kuba yaduhaye n'umwanya akabazo k'amatsiko iriya nka wabazaga ngo hari wabazaga mu Nyagatare ni he uri mu modoka igahita igira gutya mu by'ukuri kari akantu kagufashe iki kingana gite kujya mu gatekereza rero buriya abantu aba creator duhura n'ibibazo rwose tutabana uko dusubiza ari imodoka sinari nyirimo ari inka sinyizi ariko ibiriya bintu mba narabikoze mwese mukabona ko ubwo mise mbitekereza ubu none wese mise mbitekereza so ibyo ngibyo ni art nice nyumva Ebana Kibo wakoze rero udusurize nela udusurize mu manera kandi nishimire iterambere ryawe urabizi buri munsi yo duhenda bikubwira iyo mpuye nawe nkabona nyine hari aho ugeze n'abandi wawe ahangani fresh cyane wakoze kuza kuduha umusanzu kuri Rare Entertainment n'ubundi nk'umu creator n'ubundi ntekereza ko n'undi munsi tuzakwitabaza uzaza abantu murakoze cyane Top TV Rare ariko mwandike muri comment izina rya Rare turikomeze cyangwa mwumva ari umukobwa muri comment mwandike izina rya Rare Entertainment turikureho cyadu turihindure nakubarije ntabwo izo bivuga
ariko buriya brand si yawe. Yego brand ni yaba yego. Leya si kiri yawe. Okay, mutanga ibitekerezo by'amazina twakwita cano. Yitwa Leandre. Leandre ni umugabo. Wayita Andre wagira gute ariko mwe murumva Leya twarikomeza kubwanjye ujya. Murakoze cyane. Yes, reka tubashimire rero abari badukurikiye ari nako kandi mwibukanya buno gukora subscribe kuri Clapton Kibonke, wareba umuturanyi, wareba ndetse n'izindi filme nyinshi cyane zigiye zitandukanye, wakora subscribe kuri Leya Entertainment ndetse na Top TV Show nk'ibisanzwe ntacyo bisaba. Ugomba kuruhuka, ugomba kugira ibyishimo, ugomba kumererwa neza. Niyo mpamvu tukuzanira abanyempano abafite icyo bagezeho kugira ngo ugire icyo usigarana. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Blessings.